wababariye uko asore wowe urazana ibintu by'imitoto we zatuma nkora amabara ubundi abandi ahangaha nta minota bamara nk'iyo ngiyo ujya ngo wari warimuze wongere mbone nirira na rito gahangaha mfite nkurangiza ngiye nkwirega asone ariko mama makuza hari ikintu maze iminsi nshaka ko tuganiraho. Maze iminsi mbona hari ibintu byinshi bitari mu kugenda hano muri uru rugo nshaka ko dushyira ku murongo. Sinzi niba nawe utabibona. Ibitagenda subwo ni nk'ibiki? Ariko se buriya rero nubwo mujya muvuga ngo abagabo ngo hari ibintu tutitaho, ariko maze kubona yuko namwe hari igihe murangara. Ubu maze igihe ndi mu gucekinga muri uru rugo imikorere, urugo rumaze kuba kajagari. Sinzi impamvu wowe utari mu kubibona, haba mu mikorere y'ibikorerwa hano mu gikoni, muri saro, isuku, wagira ngo nta muntu ukiba hano. Sinzi impamvu utari mu kubibona. Ku byerekeranye n'umukozi se? Ya. Mbona akora neza nta kibazo. Ariko se iyo ubona njya gushaka umwenda nkasanga utameshe kandi nzi neza yuko wayitanze, nkajye kwambara inkweto ntabaza isogisi ngo sinzi aho riri, nareba mu bimeshe nkaribura, nta mwenda ugicya. Reka iby'ibyombo byo noneho wagira ngo ni muri za resitora zitwa amazina atandukanye, nta sahani ikizi isa neza. Reka amasuwiveseri yo none nsigaye muca uriya mwana nkasanga arimo arahanaguza igisuwiveseri kidaheruka amazi. Ibyo bintu ni gute wowe utari mu kubibona? Ntabyo mbona cyane ko maze igihe nzinduka ngenda nkataha bwije. Ngomba numva ibintu byose yabishyize ku murongo. Ariko undi uriya mwana uri mwaye mwamuvanye? Ni wa mwana usanzwe utuzanira abakozi ni wamumpaye. Wa wundi wo mu mpinga ruguru hari wa musore. Rero ndumva hari ikintu twakora, ibintu amazi atararenga inkombe, kuko twaziro turuva turi mu kindi kibazo twashiriye kwa muganga. Ubwo ni nk'iki se ubu twakora? No kumwirukana? Nta wundi muti ya kumwiruka. Ko ntabwo bitoroshye no kumwirukana. Niba hari ideni ikigoranye ni iki? Hari ideni umufite kandi nubwo waba urifite, ndakeka ko amafaranga wawe muri yaba twaba tumurimo, nubwo twaba tumurimo umwaka twamwishyura. Ariko uriya mwana akagenda, ahubwo uhamagare wa musore n'ubundi wari wamuduhaye, umubwire ko yatunaniye adushakira undi. Uriya atahe ntagishoboye akazi. Yewe nsigaye mbona n'agasuzuguro karabaye kenshi. Ni ukumwirukana ukamuha ibyo asaba byose akagenda. Igikurikiyeho uriya musore urara umuhamagaye ku buryo uriya azajya kugenda twarabonye undi. Kandi ibyo bintu ndizera ko ugomba kubikurikirana. Ndaza kubikurikirana cyane ko nanjye mu minsi ishize abonye ameze nk'umuntu wagira guteranya abantu. Abonye yagira utuntu tw'utugambo ukunda. Sibyo navugaga se? Ubundi iyo bitangiye kumera gutyo atangiye kwinjira mu buzima bw'urugo, ubwo icyari gisigaye yarasigaje kuza ngo akubwire ngo papa makuza yakoze ibi. Kandi abakozi barateranya. Abakozi twatunze ni benshi, harimo abagiye baduteranya ko ntitwabahembye.
abakozi bundi niko bamera ariko ibyo ni ukubimenyera ahubwo wowe no gukemura ikibazo hakiri kare ukabikurikirana tukabona undi ndetse n'uriya akagenda amazi atararenga inkombe. Ibyo nta bigoye birimo kandi burya hari amafaranga nta kinanirana. Nese amakuru mani bimeze bite ubundi wowe? Shende bimeze neza pe. Ako nyine biba biraho bivangavanze urumva kuba tudaherukana tukaba twongeye guhura navuga ko nyine nari maze iminsi mugiye mu tuntu twinshi byatari ako ngo nagarutse tunagarutse ariko nari nanagukumbuyemo Imana hashize igihe kinini urumva uragenda imahanga ugaherayo kiko ranjye burayo nagiye ako ngiye sintindayo umunsi umwe ibiri mba nagarutse ariko wowe ngira ngo ntari ufite izindi business naga ari gusa shaman hari akandi ka business nafunguye muri no minsi maze iminsi nkurikirana mu kuntu ariko nongeye urimo biragenda neza ntaribi. Okay, nese amakuru yo mu baby man nasize murimo murabikurikirana n'iki ahora n'iki wa muntu we kw'ibyago bigora abagabo kwaho bimeze biteze nasize wasisiye uvuga ngo bimeze bitembwira amakuru ntabwo nakubwira ngo amakuru nayahete sindamenye ibyari byo sindamenye ko biteye rwose. Nose byagenze bite kandi nuko nabikubwiraga kumbwira yuko nyine mfite ukuntu mwiyumvamo n'iki nakubujije wanze kunyumva ariko nyine mbona ubishaka byaje kugenda biteze ko bwira nanjye urumva nyine buriya namugejejeho icyifuzo cyanjye yabyakiriye neza nta kibazo ababyeyi turabibabwira buriya twanarabicaje na Nyiramahirwe ahari rwose ndabibabwira ndabahishurira ko mwiyumvamo kandi ari we muntu mu buzima bwanjye numva ngomba kumarana nawe nta wundi nifuza. barabirwanya ariko muze ukabona ari kugira nkaho abyiyumvamo wenda uko bizaza ariko Meri we yaratsemba ariko icyo sinacyo kibazo buri yabaye danje man ubu umbona hano nicaye hano ntahari ibitekerezo byanjye biri kure. Nose waje kuba iki kibazo nyine niba babibabwiye uko bimeze ikibazo cyaje kuba iki wagira ngo ni nka filime mande burakuze uri umuntu mukuru kandi ufite kwifatira umwanzuro je ni nabyo nari nakubwiye nabwo ufite umuntu mukuru ufite kwifatira umwanzuro ikibazo ntabwo ari gufata umwanzuro warafashwe ahubwo nyine bizamo kidobya pe bizamo kidobya ubu akanya nkubwira ubu ngabo tuvugana ubu se wakwemera ko Nyiramahirwe adahari Imizi yabo ari hehe iminsi ibaye 5 yose icyumweru kigiye gushira. Hello, Clenie. Karame. Meze bite sisi? Yewe urango chere wanjye mukuru wanjye. Ndaho neza. Yo, iminsi myinshi cyane. Ko wanyanze? Umva ntabwo nakwangura bizi nawe nyine ariko ko n'umuntu aba yihugiyeho gatoya ariko nyine aha. Nabonye aho ngaho iwawe bitoroshye. Wanjye se? Wanjye nta kibazo gihari ariko. Se kutakinsura. Mukuru wanjye we ntabwo bizi wowe. Byagenze bite? Umvangiye rwose aho ngaho iwanjye ntabwo nzabagaruka. Warahakubitiwe se? Ariko mu Alexi. Karame. Umugabo we ko yanyirukanye aho ngaho iwanyu ntaba ngaruka kuhakora ikikoko. Alexi. Umva n'uburyo ushaka nanjye ujye usanga iwanjye di. Alexi ntabwo yabikora. Ego ku mana yanjye. Nuko nagukunda.
umva yarankubitiye neza mana yanjye naraje nyine udahari abara hanze usanga ndi kuganira na Alex ariko umva yarampitanye arambwira ngo sinzamugarukire mu rugo. Ibyo bintu ko ntabimenye na Alex yarabimpishe. Mwana sinzi impamvu na Alex atabikubwiye ko yako nasize yarakaye cyane nyine ndasohoka ndiruka nditahira. Hana yanjye narinzi ko wabimenye nawe nari narakurakariye niyo mpamvu wabonaga nyine ntakiguhamagara umva ntakiza aho ngaho ariko nawe watinze kumbaza impamvu nakiza aho ngaho. oya rwose narinzi ko nyine ari bya bindi ariko ntumvaga ikibazo nk'icyo kitabaho kandi urabizi rwose ni wowe tuganira. Ariyoze yagiye heze kandi Mazi namusangayo kunge ubu ngubu ivyo byagenze bite Mazi namusangayo byagenze biteze kandi saba hano se n'ubundi beruka inzira mu cyobo none ze byagenze bidire Nyiramahirwe ndamwibuka umutwe neza neza kandi none se habaye iki kandi urumva ukuntu byagenze ibintu bibaye muri ibi byumweru bishize rwose byarantunguye urumva ngiye navuye ku kazi ndaza ndamubura. Uramubura amasaha 3 ashira nicaye hano mpamagara phone nticamo iyo ya mama wanjye nticamo iya papa nticamo iya kadogo nticamo umva umutwe neza neza birandenga ngiye gusohoka muze arambwira ati we tuza ugende gake gake amasaha 24 atarashira ntago wavuga ko umuntu yabuze. ubwo se hashize nk'igihe kingana gutabuze uyu munsi ubaye wa gatanu nimba atari wa kane nkubwira ariko ngewe kuntu mama tamwiyumvagamo nese ubwo ntabwo gutumbwira ngo umuntu amaze iminsi 5 ubwo bivuze ngo ni icyumweru giye gushira atari hano nese ukaba utekereza ko yaba ari hehe kandi uvuze ngo yaba yarasubiye mu rugo iwawe ntago ari ugusubiraho gutyo gusa agiye gusubiraho yabimbwira ko ni umuntu wanjye twarabyukaga tugasangira breakfast ya sasa tukabisangira nava no ku kazi nuko nyine tugahuza kumbwira yo ngo maze ngo umunsi mu nzu iminsi 2 ngahe namubona ntago bikunda umva n'ikindi kintu kiri trick uko kincanga umukozi bagire gutyo nawe naramubuze rega none umukozi nawe out of nowhere nagiye kumva numva ngo bamwirukanye ndabaza ngo bimeze bite ariko nibuka ko icyumweru cyabanjirije cyo kubura kwa Nyiramahirwe umukozi nagiye kukaza arambwira ngo hari ibintu bisigaye bibera hano iki hase yasamatiku nibiki nkumva ashaka kunganiriza mbese ambwira utuntu twa ndamubwira nti nzabimushakira umwanya tubiganireho ariko ntabwo nayenze ngo buracya ngo byagenze gute. umukozi arabuze umva izo scenario nk'eshatu zarabuze ibintu bihurira na gutyo ko numva se bari nk'akabazo ko numva byaba ari ikibazo gikomeye ntabwo mbyiyumvisha umukozi se warapereje usanga ntiyatashye byibura hari ukuntu abakozi baba bari mu rugo nko gutya yaramwirukanye mama wanjye kandi mama wanjye se amwirukana gute na Nyiramahirwe yabuze ibyo bintu byose bihurira ahantu hamwe gute kibura nakubwira nkumva ndaruhutse none nawe reka da watereyo numpamagara nunsura se ubwo koko Alex njyewe nararakaye cyane urangabo umvagira amahane muzi umuntu udashaka ko umuntu aziwe kandi yarashatse mukuru wanjye urumva uwo nguwo wagaruka mu rugo rwe ubwo se hansanze. oya ntabwo yagusanga ntawe uhari se ubu ngubu yahinduye akazi mbere wenda nibwo yabonaga umwanya igihe ashakiye cyose akaba yaza mu rugo ariko ubu ngubu ntabwo aboneka ntawe uhari ntabwo aboneka ntabwo agitaha mu rugo ntabwo ari cyane kuko aho akora hari intera bimusaba gutaha nko muri weekend. Guje mana njyewe buse Alex nagaruke wawe koko ntabwo uzansure dutunguye akaza n'ubundi cyagiye ko yadutunguye akaza n'ubundi utabizi ko ari buze ko nanone ngarutse kuko akaza akahanza ngo namukizwa n'ikigo
oya Clenie ntabwo yadutungura urumva ko haba haciyemo iminsi adataha mbere y'uko aza arabanza akampamagara ubwo rero nabanza akaguhamagara nyine nanjye nibwo uzambwa aha manange shama Alex sinzi ko nagaruka iwawe pe mana uzansure tuganire pe none se ko ari wowe nabwiraga byibura ukangira inama ukanyumva nkarira ukambwira Pole none se nawe kuko wanjugunya bikagenda biti manange nyine nuko twonse rimwe ntabwo nakureka gutyo gusa cyo Alex basi ngaho umunsi nzaziraho nyine nta kundi nabigenza ngewe muri iyi minsi ndi mu rugo ko nzaze kwa kangahe wowe umunsi wabuhotse ufite umwanya ubonye ko hari ukuntu wasiga umuntu mu kazi mu minsi y'imibyizi uzaze nta kibazo ubwo nzaza nko kuwa gatatu nta kibazo rwose mu masaha 8 nzaba mpari rwose ndagutegereje Alex araho ameze neza yagiye mu kazi shabuze kumunsuhuriza n'ukuri ndamusuhuza ntabwo ajya guhamagara se ntajyamo nta kimpamagara nawe nagize ngo se yaramubujije pe ubwo ni bya bindi by'abasore nyine abahugiranye n'abandi ariko ameze neza sawa rero ngareka nkomeza akazi urakoze kumpamagara nyine ubwo nta kibazo kuwa gatatu tuzabonana urakoze ubasuhuze bose pe sawa urakoze cyane sawa nawe urakoze cyane bye wewe bundi vipi sawa akisi akukuri gutera impuhwe cyane ubundi hano nta muntu banza nyine wumve banza unyumve wowe banza unyumve ariko hano nta muntu ugize azana ibyo ngibyo byabyo gutera impuhwe wowe uri kuza utera impuhwe uri mu bicyo tuza rambura amaguru cyavava nasore akubundi urazira iki gambira neza ubundi wowe vipi zawe urazira iki arahitagiye bisoza nduturitse wowe ukinyuma rora ngira ikintu urazira wowe nanjye ndagumiza wamabariye koko nkagiye n'uwambabariye ko nanjye nazi ikintu ndi kuzira ndakwinginze mbabarira ndakwinginze banza nimbwira icyo uzira gihe nyine niba ni mwiza mbiza ahubwo ngiye mwambwire sinzi ikintu nagize wewe ntagira tuza ngira utuje ibyo bintu by'amarira byo gutera impuhwe hari ntabwo njya mbishaka njyewe urumva ubu turi wa babiri ureba bagenzi banjye bagiye ninjye nawe dusigaranye ugiye kumbwiza ukuri urumva numara kumbwiza ukuri menye nawe mpera ngufasha nukuri kwimana ntabwo nzi ikintu uzira ntabwo nyizi none ubu ngubu ni iki kintu we wansezeranya nukuri mbabarira ndi kwegera nyine banza umbwira ikintu tweye ikintu twahuriraho nzaguhemba iki se uzampemba iki urabona tutahembwa se akazi turimo ntiduhembwa akazi turimo nawe duhembwa ariko umuntu wabanza akareba umuntu nawe yabanza akareba uko yigenza mbabarira ndakwinginze mbabarira nusabona byananira ndikugusaba se nikugusaba hano njye ndategeka ntabwo ari ibintu byo gusa wababariye kuko ndakwinginze mbabarira asore wowe urazana ibintu by'imitoto we zatuma nkora amabara ubundi abandi ahangaha nta minota bamara nk'iyo ngiyo njya ngo hano haribuze wongere mbone n'iriya na rito gahangaha mfite nkurangiza ngiye nkwirega asone wenda kubaza ikintu uzira ukagumiza uzana ibintu by'imuwe no kubwira ngo turebe niba uko nakorohereza byibura mbe nguhambuye naba nguhambuye tukareba ibintu tuba turukora ahangaha ukabona ruhukamo ako uri muri yigirisha ngo asone urabyemeye se nkubobore uracyari se hari tumaze kubivuga ibyo pero tuba tuvuga ntabwo ubyumva Clenie ko aba adafata telefone kuko ubu yibagiwe gahunda dufitanye telefone ye kwifata nabyo mba mbona bitoroshye sinzi pe reba igihe namuhamagariye
si ubu telefone aba yayijugunye he koko? karamba Se Clenie bite? ni byiza mama Se telefone bayishyize he kwera igihe naguhamagariye? nukumbabarira mama nari ntayegereye nashyize kuri sharijeri ubu nubwo nyumvishe isoni nje kuyireba nsanga iri gusona kuri ntabwo nari nyegereye. Se kuki ufata telefone ukayishyira kure yawe kandi uzi gahunda dufitanye? urabona hari ukuntu ngewe telefone isona igasakuza cyane mba numva wagira ngo meze nk'umuntu wenda kuzarwara umutima kuko iyo isoni igasakuza mba numva meze nk'umuntu wikanze. Akenshi rero kugira ngo bitanyafekita ku mubiri wanjye nkunda kuyishyira muri vibration kugira ngo n'isoni gakeya itaza kumera nk'iri kunkanga. None se wowe n'umuhungu wanjye Makuza bimeze bite? injira. Naramutse Gigi. Kuje muri office yanjye ni amahoro. Ni amahoro. Nari mbazaniye za raporo z'ushize. Ntabwo nari nazibahaye. Ajya mu bicishamo amaso. Birebe. Okay. Ariko boss sinzi niba mufite umwanya tukagira n'ikindi tuganiraho mbere y'uko ndamuzireba. Kandi kujyanye n'iki? Kuri raporo zanye? Oya. Bigendanye n'akazi se cyangwa kubera bigendanye n'akazi twabiganiraho nta kibazo. Yana Makuza yewe bisa nkaho harimo akantu kuko ntabwo gifunga umutwe cyane nka mbere. Ubona nyine ibintu yaroroshemo gakeya turaganira gake gake wenda ntabwo ari cyane ariko nyine ntabwo bimeze nka kwa kundi byari bimeze mbere. Ariko rero nuko nyine uko bisa kose ngewe nawe bisa nkaho bigenda biba byiza bigenda biba byiza bizarangira bikunze njye mbona agenda ahinduka nta kibazo. nubwo umbwira ngo bimeze neza ariko sha hano mu rugo wapi bimeze nabi byaranze ubu nta mahoro ahari. Kuva Nyiramahirwe yabura Makuza nta kivuga nta kirya ibintu byose byabaye muri ceceka. No kurya no kuganira byose byaranze cyane rwose. ubwo se ntari kwirakaza wenda kugira ngo abanze arebe ko mwaba muzi aho Nyiramahirwe yagiye. Noneho niyo mubajije ikibazo afite arambwira ngo nanjye ubwanjye ndakizi. Apfa kuba ataramenye imipango yacu gusa wenda aravuga ati umuntu abaga hano mu rugo wasanga wenda mama azahano yagiye akaba adashaka kubimbwira cyane cyane ko abizi nyine kutaba gushaka ko akomeza gukundana na Nyiramahirwe akaba ari kwirakaza ngo wenda arebe ko wamubwiza ukuri. None se buriya amaherezo buriya azaba yahe we? Oya wewe mwihoreye ntugire ikintu umubwira kubera ko ngiye mba mbona uko biri harimo akantu gakeya kagenda gahinduka uko yanyimaga umwanya mbere ukuntu yangaga ko tuvugana mbere nyine ukuntu yitwaragaho cyagiye mbere Nyiramahirwe agihari. Ubona ko atari ko kimwitwaraho bisa nkaho nyine ari akantu gake kahindutse. Ubona se kubona Nyiramahirwe adahari iminsi uko izagenda yicuma buriya bizagenda bishira. Iyo muganira se iyo muganira ubona ibintu by'urukundo biri kugenda bimuzamo byo kugukunda cyangwa nyine ni bya bindi n'ubundi bya business zanyu z'akazi? Uko biri ubona arimo akantu gakeya ariko urumva ntabwo byahita biba cyane kuko Nyiramahirwe ntabwo yahita abura ngo nawe ahite yumva ko agomba guhita nkunda cyane. Ibintu byose ni gahoro gahoro rero uko mbona abasha no kumvikisha tukaganira gake gakeya bizagenda biza wenda ko iminsi izashira ashobora no kugenda mwibagirwa bikarangira nyine agenda agira umutima mwiza noneho njye nawe bikarangira tugiye mu rukundo cyane kuko kubyihutisha ngo bite mushiramo ntabwo byashoboka. Shange mba numva ntabyizeye rwose ko Nyiramahirwe azamwikura muri uriya mukobwa wagira ngo yandogeye umwana.
warangiye yaba ataramuroza ahubwo nyine kwa kuntu umuntu aba yarishyizemo undi ariko yamaze igihe kinini atamubona atamwumva batavugana nta hantu bahurira bigenda bishira gake gake umuntu agasubira bushyashya akaba yatangira urundi rugendo yewe mbona bafite icyizere ko umunsi umwe bizagenda neza tukaba twakundanye Nyiramahirwe yaranamwibagiwe atibuka ko bigeze banahura. ubu uzi ko iminsi amaze atari hano nari nzi ko ubu yakabaye yaranamwibagiwe. Ntabwo yahita amwibagirwa ako kanya ariko nyine ko bimeze kose tugomba gukora uko dushoboye kose nanjye ndayamwiyegereza cyane gake gake azagenda amwibagirwa gahoro gahoro bizarangira ibintu bigenze neza mama rwose ntugire ikibazo. sawa rero ubwo tuzasubira. oya ntabwo ari ibijyanye n'akazi ahubwo nagiraga ngo tuganire n'ubundi n'ibijyanye n'abakozi ariko abakozi abakozi si si akazi se nta kibazo iyo abakozi wabimbwira nta kibazo twabiganiraho. ariko se bose ntabwo ari ukubinjira cyane ariko se njyewe mu bo muzatumira ntabwo ndimo narategereje ndahera. aho bazatumira abakozi bari kumbwira se bafite ikirori ko ayo makuru ntabwo ari mfite. navugaga mwebwe twebwe tugutumira mu bijyanye n'iki kandi ese bose ntabwo mufite ubukwe.